ni akababaro cyane. Philipita yibwe YouTube channel ye. Reka nongere mbaramutse abakunzi bacu kandi nongere mbasuze mwameze no kubifuriza ibihe byiza mukomeze kugenda murushaho kuryoherwa n'umunsi murushaho kwinjoyinga murushaho gukora akazi kandi murushaho gutera imbere. Murabizi ndabakunda cyane, nitwa Junior Kevin. Twagarutse mu nkuru zacu mu minsi itambutse rero, twari turi mu munyenga wa Tour du Rwanda tugenda tubona byinshi bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi iracyakomeje. Gatanu kuri gatanu turacyahari kugira ngo tubakubite updates zigiye zitandukanye zo muri Tour du Rwanda. Ariko iyi nkuru yo nayibonye ndangije ndavuga nti sinshobora kwihanganira, reka nze mbanze nyitema abantu banje. Ni umwe mu ba DJ bakomeye cyane hano iwacu mu Rwanda, ni umu DJ wakoreye isibo, akora muri The Choice Live. Ni umwe mu ba DJ rero bagiye batandukanye, ni umuririmbyi, ni umuhanzi kandi ni umwe mu bahanga cyane dufite hano mu Rwanda, yitwa DJ Philipita. Philipita rero aravugwaho iki? Mu minsi itambutse radukubise hit song cyane imeze neza, ari kumwe na Kevin Kader, ari kumwe na Chris Easy, bindirimbo yitwa Jugomela. Akaba ari indirimbo irimo iraca ibintu hirya no hino. Hari amabanga menshi rero yihishe kuri iyi ndirimbo, kandi ubwe nka DJ hari kiri kumuvugwaho kinakomeye cyane. Abantu mu banyamakuru cyangwa se abantu mukora kuri YouTube murabizi ko ari ikintu gikomeye cyane kandi kinahangayikishije. Amazina yanjye rero nayababwiye, tugiye kumanuka n'inkuru. Hari ikindi mani, ni ibintu bibabaje cyane kandi abantu babajura kabisa. Reka mbabwire, mujye muruhira ibyo mwakoreye mwabantu. Ngiye ngufashe nshobora kukumena umutwe uzanye ibintu by'ubusambo n'ubujura ku kintu umuntu aba yaravunikiye mani. Ni akababaro cyane. Philipita yibwe YouTube channel ye mani. Ibi bintu mubyumve neza. Ubujura kuri YouTube channel, kugira ngo ujye gutera imbere warihirinze kuri channel yawe, umugenga aza kwibe channel, ni ikintu gikomeye cyane. Philipita yatangaje ko YouTube channel ye yanyuzagaho indirimbo yibwe. Mu minsi mike yagiye gusohora indirimbo akoranye na Kevin Kader ndetse na Chris Easy. Indirimbo koko bayiteguye itinda gusohoka, tukabona abantu benshi barimo barasohora ama lyrics agiye atandukanye, tukibaza impamvu video itarimo irya hanze kandi yararangije gukorwa. Ariko nta kindi cyo kibyisha inyuma, nuko Philipita ubwe yatangaje ko yari yaribwe YouTube channel ye. Ikiganiro agiranye n'abanyamakuru, DJ Philipita yavuze ko YouTube channel ye yibwe, ariko hari gukorwa ibishoboka kugira ngo igarurwe. Man, uyu muntu ni muntu namufata no tolerance kabisa. Uyu musore usanzwe uri n'umunyamakuru w'Isibo TV avuga ko iyi channel ye itibwe n'abandi bantu, ahubwo ari we ari abo bakorana bayibye ku mpamvu zitamenyekanye. N'ubundi umuntu ntabwo yibwa n'abantu bakure cyane, mbabwiza ukuri. Umuntu yibwa n'abantu be ba hafi, babandi bamuhora hafi, babandi bazi amabanga ye yose, babandi bazi imipango ye yose, babandi bazi uburyo akoresha ibintu n'uburyo abicunga. Ntabwo njye uyu munsi wa none nibwe nshobora kujya kure. Nshobora kureba uruzingo dukorana hano ruri kuri codinga nkavuga ni iyi mbwa niyo yanyibye nta yindi. Ubwo hari icyo nakubwiye. Ati, yego channel yanjye yaribwe n'umwe mu bantu twakoranaga, turi gushaka uburyo yagaruka hasi no hejuru. Philipita umaze kubaka izina mu kazi ko kuvanga umuziki yahamije ko mu gihe byakwanga kuyigarura yakwifashisha izindi mbuga zicuruza imiziki. Ati, ariko binanze twaba dukoresha izindi mbuga. Mani, ni akababaro cyane kugira ngo akore umuzigo nk'uriya narangiza kuwusohora byange bitewe n'uko channel ye yibwe. Ako ni akantu kamwe gakomeye cyane abantu muba mukwiye gupointingaho kandi mukanakibazaho cyane. Iyi YouTube channel yari imaze igihe itambutsaho ibiganiro byo mu ndimi z'amahanga, nyuma ikaza kuburirwa irengero. Nyuma ikaza kuburirwa irengero. Yibwe mbere y'iminsi mikeya indirimbo Philipita yakoranaga na Chris Easy ngo ijye hanze. Man, haburaga igihe gito cyane ngo badutemo Jugomela video yameze neza cyane. Avuga ko igitekerezo cyo guhuza aba bahanzi cyaturutse ku
kuba bari ari abambere bagezweho muri iki gihe. Murabizi ko Chris Easy yari umwe mu bahanzi bari bagezweho, amaje kudukubita bana, ndetse na Kevin Kade amaje kudutamo mu nda, ndetse bakaba bamaze guhamya kubaka izina hano iwacu mu Rwanda bidasubirwaho. Aba bahanzi babiri ni abahanzi bagezweho uyu munsi wa none. Aba bahanzi bombi bose bahagaze neza kandi nutashidikanyaho. Buri umwe twasanze dufitanye imishinga ku giti cye. Nza kugira igitekerezo cyo kubahuza bombi kugira ngo abantu babo barusheho kwishima cyangwa ndusheho kubashakira ibyeshimo. Niko kubahuza, ubundi dukorana indirimbo yitwa Jugo Mira, DJ Fer Peter ndetse Kevin Kade na Chris Easy. Akaba ari indirimbo nziza cyane kandi ushobora gusimbukira kuri channel zigiye zitandukanye ukagenda ubona ama lyrics ndetse wumva n'uburyo ifayipinga, ureba na video uburyo zagiye zitegurwa dushyirwa hanze gakeya. Mbibutse ko iyi ni indirimbo nziza cyane umuntu wese yakifuza kumva ahantu ari hose, yaba uri mu kazi kawe, yaba ugenda mu modoka yawe, yaba wicaye, yaba ahandi hose waba uri, ushobora kumva iyi ndirimbo Jugo Mira. Murabizi ndabakunda cyane, kora like na subscribe ndetse na comment ubundi